burya ngo ubuzima ni nk'igitabo. Igitabo ni cyo umuntu ahera kuri page ya mbere asoma akakirangiza akagifunga. N'ubuzima rero bwacu tubamo bwa buri munsi tubamo, ariko bukagiraho bukarangira. Ari naho ubushize twari twarangije Asadu amaze kutubwira ku byerekeranye n'urupfu, gusa kuri uno munsi akaba agiye kuba yagaruka adusobanura ku gice cyacu cya kane. Asadu ngo ayikaze kuri radio, kuri micro zo kuri Best Life Coach. Nk'uko bisanzwe rero iyi ngibi nongera nsuhuza abantu bose bagiye batandukanye bari hirya no hino. Akareo ni kakanya ko kuganira nk'uko bisanzwe, ni inyanja y'ibitabo turi kuganiraho ku rubuga rwacu rwa Best Life Coach. Urakoze cyane. Inshuti zanjye rero banyarwandakazi abari hirya no hino, abaturanyi, nongeye kubasuhuza mu izina rya Best Life Coach. Mbifuriza amahoro, imigisha by'Imana ko byababaho. Njya nkunda kubwira abantu burya iyo ufite amahoro ufite byose, kuko abantu twese tuba dushaka icyatuma tugira amahoro. Mbanje mpa ijambo umuvandimwe abasuhuze kugira ngo twongere tugaruke ku gice cyacu cya kane. Yes, arakoze rero mugenzi wacu Asadu. Reka mbanze ngire ni amahoro y'Imana abane namwe uko yaramaze kubibifuriza. Reka mbanze nsuhuza abantu bose bakurikiye Best Life Coach. Reka mbanze mbibutse yuko kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu buri munsi ubanza ugakanda subscribe, ugakanda comment, ugakanda like kugira ngo iki kiganiro cyacu nikikagucike. Reka tubanze rero dusuhuze abantu bari mu mujyi wa Kigali. Reka tubanze dusuhuze abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba. Reka dusuhuze abantu bose bakunda Best Life Coach. Tubibutse yuko aba bantu babagezaho ibi biganiro mugiye kujya mubana buri munsi. Ari ngiye banyitaga sana Asadu, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye abakaba bamwita ku mazina Asadu. Asadu rero twihuse cyane kugira ngo ducunguze uburyo umwete cyane n'ibindi biganiro bibasha kuba byatambuka. Ugiye kudukomereza ku gice cya kane cyaho twagarukirije ubushize. Reka tuze rero mu kanya, reka tubanze dufate akaruhuko, turahita tugaruka twinjira mu kiganiro cyacu. Muzi neza ko aribwo nari nkigaruka. Muzi ko ubushize twaganiriye cyane tukagera hahandi, ndumva muhibuka. Mbibutse neza yuko twageze kuri bya bikorwa biherekeza umuntu iyo amaze gutabaruka. Bibiri muri byo bikagaruka, hagasigara ibikorwa byawe. Biriya bikorwa rero nibyo biba bigiye kukubungabunga hariya muri buriya buzima ubugiyemo. Ngira ngo mbibutse, iyo biriya bikorwa byawe bikoze ari byiza, biriya bikorwa nibyo bikuvuganira hariya, kuko Imana yo igaragaza ko muri hariya muri buriya buturo ubugiyemo ni inzu itabona, ni inzu y'imbohe, ni inzu utabona ukuganiriza wundi usibye ibikorwa byawe byiza biba biri kukuganiriza. Imana yo igaragaza ko yahishe urusaku ruba rurimo hariya, yaruhishe amajini n'abantu. Ariko nimba ugira ngo ndakubeshya, uzafate ihene uyijyane hafi y'aho bashyingura, iriya hene ntabwo izabasha kurisha neza. Niko intumwa y'Imana yavuze. Ari nabwo uzasanga ihene ikubita amaguru igakubita umutwe, ubusanga nyine iri kumva twebwe ibyo tutakabashije kugira gute kumva. Hariya rero ibibazo bakubaza abamarayika Imana yashyize muri ari amaziko, hariya tujya kuzika umuntu, ngira ngo murabibona. Ikibazo cya mbere abamarayika barakubaza ngo Imana yawe ninde? Icyo kibazo buri muntu wese yamaze gupfa, amaze kumushyingura arakibazwa. Icya kabiri bakamubaza ngo ese idini ryawe ni irihe? Icyo nacyo bakakikubaza. Icya gatatu bakakubaza ngo igitabo cyawe ni ikihe? Icyo bakakikubaza. Icya kane bakakubaza ngo intumwa yawe wakurikije ni iyihe? Icyo nacyo bakakikubaza. Ibyo bibazo umaze kubisubiza nibwo uba mu buzima bwiza cyangwa ukaba mu buzima bubi. Ese wasubiza ngo iki bakimara kukubaza ngo Imana yawe ni iyihe? Ese nshuti yanjye muvandimwe urumva wasubiza ngo Imana yawe ni iyihe?
hari abantu benshi bagenda batandukanye bakavuga ngo imana yanjye ni umwami Yesu. Ntago ari cyo kintu wagasubije, ahubwo uzasubiza ngo imana yanjye ni imwe rukumbi, imana isumba byose, imana yo rurema, imana yo ivuga bikaba, imana yo itegeka bigakomera. Iyo niyo mana ugomba kuzasubiza hariya. Mbibutsa ko ibikorwa byawe wajya ukora byiza nibyo nyine bizagenda bigusubiriza kuko wakoraga ibintu kubera imana. Dukomeze ku kindi kibazo noneho barakubaza ngo idini ryawe ni irihe? Uravuga ngo idini ryanjye ni idini imwe imana yatoranyije. Idini ni ukwicisha bugufi. Ibyo byose nabyo ubwo nicyo gisubizo. Icya gatatu, igitabo cyawe ni igitabo cy'ukuri, igitabo wemera ko ari ukuri, kivuga ibiri ukuri, igitabo gihakana ko imana itabyara itanabyarwa ahubwo ari imana imwe isumba byose. Icya kane kuvuga ngo intumwa yawe, intumwa ni ya yindi yaje isozereje intumwa n'abanuzi. Muzi neza rero ko iki kinyejana turimo hari intumwa yaje, ari nabwo Yezu Kristo yababwiraga ngo nsize indi ntumwa inyuma izaza gusoza ibyo ntujuje. Ubwo rero murumva ko mbere yuko Yesu abaho habayeho intumwa ya Aburahamu, ba Yona, bose bagiye babaho na ba Loti gukomeza. Muzi neza ko bazaga bafite ibyo bagomba kwigisha abantu imana yabatumyeho, bagomba kwigisha uburyo bazasenga imana, uburyo bazakora ibintu byose bigiye bitandukanye. Muzi neza ko ibyo byose hazaga intumwa zisimbura, hazaho ikinyejana kigiye gitandukanye. Iyo rero niyo ntumwa muvandimwe bazakubaza ngo ese intumwa yaje izanye ubutumwa bw'uburyo muzasenga imana ni iyihe? Ubwo nuyivuga iyo ntumwa yawe niko kuzaba mu buzima bwiza. Ibyo byose ibyo bibazo bazagenda bakubaza nubitsinda niko kuzagira ubuzima bwiza. Kuko Asadu, icyo nkubaza, abantu bakunde basobanukirwe, twakomotse kuki? Twakomotse kuri Adamu na Eva. Twakomotse muri Adamu na Eva. Ese Adamu na Eva amateka Bibiliya cyangwa Korani bivuga iki? Adamu na Eva baremwe n'Imana. Baremwe n'Imana, Imana ibohereza ku isi, ariko bari bamaze gukora ikosa, bamaze kurya itunda kandi Nyagasani Imana yari yarababujije. Ikintu cyawenda gusobanurira abantu, hari ahantu dushyingurwa, hari ukuntu abantu bakora ikosa cyangwa bakitwaza ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo Adamu na Eva yaremwe mu ki? Yaremwe mu itaka. Yaremwe mu itaka. Bivuga ubitsindagiye wigira isoni zo kwivuga. Intumwa y'Imana Adamu ndetse na Eva baremwe mu itaka. Eva yavuye mu rubavu rw'umugabo we Adamu. Noneho Adamu we yaremwe mu itaka. Iyo turya ibivuye he? Tuvuye mu itaka n'ubundi. Iyo dupfuye dusubizwa he? Dusubira mu itaka. Icyo ni icyitonderwa. Abantu mumenye neza ko nimba umukurambere wacu Adamu yararemwe mu itaka, ni ngombwa ngo nitunapfa tuzasubizwa he? Mu itaka. Mu itaka. Niyo mpamvu Imana ijya kuturema yaremye Adamu, iravuga ngo ndakuremye ariko uzagira gute? Uzapfa. Adamu rero yaremwe mu ki? Mu itaka. Twebwe turya ibivuye he? Mu itaka. Iyo dupfuye dusubizwa he? Mu itaka. Ni ikigaragaza ko wowe uri kumva iyi audio, ni ukuvuga ngo wowe uri kunyumva neza ngo iyo dupfuye twese dusubizwa mu itaka, kubera ko n'ubundi umukurambere wacu Adamu yaremwe mu ki? Mu itaka. N'urucabana. Nubwo ako kantu nkashyizemo abantu banyumve neza. Hari ahantu rero tuba tugiye kugushyira, nuko ariho nyine Imana yavuze ngo nunapfa naho uzasubira. Abantu babitandukanye Asadu. Babitandukanye. Sasa rero nuko ngo hari ahantu iyo ugiyemo ngo uba ugiye mu bundi buzima. Ubusanzwe abamarayika bakuganiriza cyangwa se abagiye kuguhana byose ni kimwe. Iyo wakoze nabi urabyumva, urahanwa. Ubusanzwe abamarayika barakaye, abagize bafite umujinya n'uburakare, kugeza naho ubutaka ngiyo uri umuntu ukora nabi ngo iyi suka igenda ku mugongo, ngo iyi si ngo sasa ngo ibiri kubwira umuremyi wayo ngo uretse ba bantu barwanira ubutaka, imiturirwa ugasanga abantu bapfuye ubutaka, ugasanga ngo hari ahantu bigatuma umuntu agurisha
ibintu bye byose ngagiye mu manza mboneza mu bantu ujye ubibona hariya ngo agiye kuburana intambwe ebyiri z'ikiza ubutaka cyane rwose bibaho cyane n'ubu ngubu nibyo bibaho n'ubusanga imanza mu nkiko ari byo birimo ubutaka ububurana uzi uwabuhanze uzi uwabushyizeho impamvu buriya butaka rero tuba turi kuburana nuko aribwo tugira gute nuko aribwo dusubiramo tunakomokamo umuvandimwe impamvu biriya bintu wowe birwanira nuko aribwo tugira gute dukomoka turabukunda ubutaka kandi usanga ibyinshi ariho tubikura sasa ngo hariya ahantu uba ugiye guhura n'abamarayika bari buguhane cyangwa se bari bukuganirize mbabwira ko abaturage cyangwa se ikiremwa muntu cyose uburyo kiremetsemo mu gukunda ubutaka ariko niyo apfuye ntihagira gute asubiza ubukire utangaje rero ujya muri metero 2 kuri 2 nimba atari 1 kuri 2 ngira ngo ni 2 kuri 2 kandi uba wari uburwanira sha urakoze cyane sasa rero hariya abamarayika ngo baraguhana cyane ngo ariko iyo wakoraga nabi ugenda nabi abantu babanira nabi abaturage muri rusange wikangisha icyuri cyo nguri umuyobozi nguri iki ibyo byose iyo wabanye nabi ngo ubutaka cyangwa isi uri kugendaho Imana iba ubutaka buri kubwira Imana ngo Mana nyagasani wampaye uyu muntu wawe washyize ku isi kari umwangizi nkamuhana nkamukanda ku buryo imbavu zihura ngo niho hahandi iyo umaze gutabaruka ubutaka bubwira Imana ngo wa muntu urashyize uramumpaye hariya rero ngo abamarayika baragukanda bambaye imyambaro y'imikara batishimye ngo bakakubwira uzare no mu gupfa kw'abantu biratandukanye Asadu uzabirebe neza ari igihe uzabona umuntu arimo arwana kugira ngo roho imuvemo biriya bintu ujye ubibona ukajyana ukabona umuntu arimo ararwana arafata abantu byatanje buriya muntu burya barimo ahunga abamarayika baje barakaye bagiye kumukura mu roho kuko Imana yaremye abamarayika benshi wibuke abagwisha imvura abatanga amafunguro abazamurira iya myaka ibiri mu ntuza ibiri mu butaka urakoze cyane abara bose ni abamarayika Imana yagiye ishyiraho bagomba gukora karakazi yashyizeho n'abamarayika bakura mu roho y'umuntu abantu ugasanga barimo baribeshya ngo roho y'umuntu ngo ikurwamo ngo na shitani ujye ubyumva iyo myumvire barakubeshya we muvandimwe uri kumva ubu butumwa roho Imana yashyizeho umumarayika ikuramo roho iyo igihe cyawe kigeze Imana ibwira umumarayika ngo genda nzanire iriya roho uriya muntu rero uri kurwana aba arimo ahunga ibintu bibi cyane yagiye akora nubona umuntu apfuye arimo ashitagurika arwana n'umutima aba ari gusamba cyane ubona gusamba kwe byamuruhije jya umenya ko uriya muntu byanga bikunda aba afite ikibazo hagati ye n'umuremyi we uzabirebe neza hari n'umuntu wiryamira agahita arangiza ubuzima bwe yisinzire rwose urakoze cyane raboneka Imana ikwishimire urakoze cyane uriya muntu iyo adapfuye asambagurika cyane jya umenya ko n'ubwami bw'ijuru aba ufite ariko uriya muntu uba urwanya urugamba roho ikamuvamo ibyo byabizi bike jya umenya ewana ko n'ahantu agiye biba ari tayari baho intumwa y'Imana ariyo yasozeje intumwa n'abahanuzi ariwe mutume yaravuze ngo baho nk'umugenzi iyi si uko wayisize aba ari kuyisanga ni nko ka kantu tujya dukunda kubwira abanyarwanda ngo ngisi ngo tuyinyuraho twigendera ngisi ntabwo ari iyacu ikindi hari umuhanga yaravuze ngo igihe ni nk'inkota iyo igifashe nabi kirakubaga cyane nuko ibi byose dushakisha ku isi birangira n'ubundi tubaye abazungura babayeho kubera ko muvandimwe ufite inzu nziza etaje nziza ubutaka bwiza umugore mwiza ari igihe ubisiga bigasungura abandi n'abandi bazabiryaho bapfe baveho abandi bapfe baveho ni uko urwo rugendo icyo gikombe twese niko tuzagenda tugira gute tugisomaho impamvu rero ndi kwigisha ko ibintu ngenda ntaruka cyane twari twageze ahandi ku munsi w'imperuka biza bimeze nk'ikibuga cy'umupira ikibuga cy'umupira ubona ko hari abafana batandukanye bari abafana iyo ikipe imwe itsinzwe muvandimwe
harimo abafana bataha bababaye. Ujya ubona aperi na rero byaserebuye, Amavubi yagiye gukina hanze, ujya ubona ko harimo n'abantu bafana ikipe kugeza naho iyi kipe yatsinzwe no kurya binaniye. Ahubwo hari n'abantu biyahura. Ugasanga abantu ngo bangu bimanitse ngo biyahuye ngo kubera ko ikipe yatsinzwe. Rero ngo ku munsi w'imperuka muvandimwe azaba ari nk'ikibuga cy'umupira, azaba ari abatsinze uriya munsi ngo uzaba uhambaye cyane urura. Ngo uyu mwana wabyawe n'umubyeyi ngo azajya abwira umubyeyi ngo mama wambyaye ko wangiriye impuhwe n'ubundi ukandera ukankuza, wampaye igikorwa kimwe by'urankara ko Imana yanshyira mu ijuru ryawe. Umubyeyi ntakubwire ngo mwana wanjye ahubwo narakubyaye ndavunika, none wowe ahubwo kugira ngo umpe ibikorwa bye ngo ninjire mu ijuru ry'Imana urimo uranyaka ibikorwa nagize. Ubwo batangire gucengana, umwe ajya hirya hino bategereje ko Imana ibabarurira ibikorwa byabo byagize. Mbibutsa Asadu, nimba Imana yararemye abantu, uri kunyumva neza, turi muri studio turi kuganira, nimba Imana yararemye abantu ubwabo bonyine bakabashyiraho ibihano, ni gute Imana yo yonyine itazigera ihana? Hari abantu bavuga ngo Imana ngo none senga Imana ngo nayo irabibona ngo turi muri ibi ngo ugasanga bari muri urwo rwitwazo. Mwubazera muvandimwe, nimba ukora icyaha ugakubita umuntu cyangwa ukica umuntu, wowe ukagenda hari Imana yaremye abantu bakakumanika bakagukuramo inkweto bakagushyiraho amapingu bakagukatira ibihano runaka, ese iyo Mana uwo muremyi wawe wowe waturemye akadushyira ku isi, muntu unyumve neza, iyo Mana ni gute itazakubaza ibikorwa wagiye ukora? Fungurira abantu, tanga amaturo witange mu nzira z'Imana. Sura abantu kwa muganga, urebe uburwayi bafite, mu bushobozi Imana yagutije ubahe. Kuko n'ubundi ibyo ufite byose ninizanye Imana yagiye gute iguha. Tunabibona dukomoka mu gitabo cyayo kitagatifu, iravuga ngo igihe uva mu nda y'umubyeyi wawe urimo urabwira Imana ngo ese ngo ni ibihe bikorwa uzampa cyangwa se n'iki nzakoresha ku iyo si ugiye kunyoherezaho. Yego, Imana mu gusubiza kwayo irakubwira ngo genda ku isi ibikoresho uzabisangayo, uzakoresha usingiza ufasha abantu kuko ndagutije. Uza usanga harimo n'abavuka, warabibonye, harimo n'abana bavuka waba bafite ubushobozi, ukabona babashyizeho imitungo runaka, iriya nzu ni umwana wanjye, ugasanga konte bloke zirahari z'abana batandukanye, ujya ubibona cyane rwose. Ubwo se wazabwira Imana gute ngo ntiyaguhaye? Yaraguhaye icyubahiro ikaguha gukontorora buri kimwe icyo ari cyo cyose, ukavuga rikijyana no mu bantu wahagira ati dore wa mwana wo kwa kanaka, dore n'ingagari n'umukire. Yes, ikaguha amaso mazima, ukuboko kuzima, amaguru mazima, buri kimwe cyose. Kandi harimo y'abantu Imana yimye kumva, ikima kureba, ikima amaguru amaboko, sasa yakugira ibyo byose ikabiguha, bigatuma utanibuka ingabire mu by'ukuri yaguhaye. Nshuti yanjye rero ko umunsi w'imperuka ari naho tugaruka, azaba umunsi uhambaye cyane, umunsi urura ku buryo abantu hazaba ari icyukere, icyunzwe, inzara. Muntu wanjye, imibiri yacu ntabwo ishobora kuzihanganira uriya muriro w'Uwiteka. Mukora ibikorwa byiza igihe kitaragushyikira cy'uburwayi cyangwa utaragera mu gihe watabarutse, kuko nibyo byiza cyane. Hari abantu rero bibeshya ngo kujya muri kiliziya, uri kumva Asadu, no kujya mu rusengero kubwiriza abantu ngo nibyo bizatuma ubona ubwami bw'ijuru. Ukibagirwa gukora ibikorwa byiza, ahubwo ngo wiriwe ngo Mana yanjye uri mubwiriza abantu. Va mu biro. Ni nayo mpamvu iki kiganiro twakizanye kuri Best Life Coach. Va urutembera urebe imbabare mu maturo ufata, mu mafaranga winjiza abaturage baguha wowe uri kwigisha ngo basenge, uyamaze iki, yakoresha ibiki? Cyangwa urimo urarya gusa wishimira mwashara ngo urarihira abana banguragira gute? Va mujye no kwa muganga, urije mu cyaro bitandukanye. Hari abantu kw'iki gihe no ku munsi mikuru
batajya babona ibyo barya bategereje kuzajya kureba ahandi hantu bihengo babashe kuba babona ayo mafunguro aho hose havu bafunguriye inshuti yanjye ugura ibiro 500 by'umuceri ubishyire hari umanuke mu cyaro ntawe bihaye nta muyobozi ntaki ngabikore wo manuke nimba ari 100 ufite ugenda wipfumbatisha bakene 100 ubabwira ati burya murebe ikintu muri buze kwifashisha nk'ubu buryo ibyo bintu byose bizabafasha kandi bigire naho bitugeza Imana iranakwishimira deje ariko nibyo kabisa abantu bakomeze babyumve neza nibwo Imana izakwishimira hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka njye mbwira abantu ngo Imana yo irareba ibyo dukora jya ubanza urebe wenda Asadu njye mbwira abantu sibyo nimba Imana yo yarakuremye ukavuka ukabugezaho ugeraho si inyama n'amaraso dufite nta kindi biva muri bya bindi turya biva mu butaka ari nabyo uzabanze witegereza urabona ikirayi n'ibitoki n'inanasi byose bira bintu byose Imana ibiduha biri muri ambaraje ifunze neza biri kado nziza twe nitwe tubyifungurira kugira ngo tubitamire bijye mu nda umuneke uhiye ni wowe ufungura ubu uri muri ambaraje nziza isobanutse ukawurya ikirayi uragihata ureba uburyo kimeze voka kira kitu cyose Imana yashyize ku isi ikiduha kiri muri ambaraje kabisa yaba urya n'inkoko ibira muri ambaraje ari amababa ukuraho ntabwo uyarya uyirya wamaze kuyakuraho yaba iriya hene ukuraho uruhu ntabwo na ambaraje ibirimo none Imana irangije duha ambaraje yacu umubiri wacu ugiye utandukanye uzarebe n'abantu bavukana niyo mwaba muri impanga hari ikintu burya kibatandukanye abantu bose Imana iza gutuma bakaba basa ntabwo twari kumenyana ariko Imana ko akariyo nyiri masura nyine itanga uburanga hari n'abantu uzajya ubona Imana yahaye uburanga bwiza cyane cyane ku gitsina gore ukabona bariratana uburanga Imana yabahaye ariko umubiri wacu muvandimwe iyo birangiye ubu ikindi kintu kindi iyo roho yamaze kuvamo sasa reka wenda sinzi icyo wabivugaho ku icyo kintu ariko uzasanga hanini tugenda twiratana ibintu Imana yagiye igira gute iduha uyaduha ubwenge butandukanye bujyanye naho dutuye kuko aka kamwana ntabwo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Imana iraduha ubushobozi bwo gukora indege ngo iguruke yego ziva mu bindi bihugu ariko natwe aka kamwanya hari ibyo tuzi gukora mu bindi bihugu batagize gute batashobora gukora ibyo ni ibintu cyangwa se baza no kutwigiraho ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo mu bindi bihugu bigereho ntabwo baruvuga official nkuko turuvuga nkuko natwe kambaye urugero nk'icyongereza twe turakivuga turakiga tukakivuga ariko ikinyarwanda kugira bazabashe kukivuga neza nkuko tukivuga bibabera ikibazo nkuko natwe icyongereza tutakinoza 100% nkuko nawe bakivuga imbuto zishobora kutera mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda ariko zera mu bindi bihugu ibyo birahari nkuko natwe ari imbuto tweza ina tukazohereza mu mahanga zidahari cyane ibyo rero abantu nibabimenye Imana irahambaye ishoboye byose ari nabyo ngira ngo iki kiganiro nimugumya kugikurikirana neza ubundi mo ndagira ngo ndebe ko tubona aba members benshi hari isomo ndi gutegura ryiza ku buryo ahari ntabwo ahubwo nzagikorera ni abantu bazamamagara hirya no hino mu bindi bihugu bakunzi ba Best Life Coach mujye mubanza mukore subscribe wabujeho kano kanya wese iki kiganiro cyaba cyagucitse ubushake n'ubwe kuba wasubiza inyuma ukongera ukagitangira banza ukore subscribe kugira ngo iki kiganiro nikikagucike 5 kwa 5 tuba turi kumwe buri munsi aho tuzatubagezaho amasomo agiye atandukanye mbibutsa yuko iki kiganiro cyitwa inyanja y'ibitekerezo aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa mu buzima busanzwe gusa iki kiganiro kikaba cyari kibanze cyane ku butumwa bw'Imana tukaba twari turi guhuguka burya umuntu utazi Imana n'abantu ngo ne yagira ute Ajwad
umuntu utashimiye abantu ntago ni ako kantu niwe muntu cyangwa ndakukumvaho mu biganiro byose ngo umuntu utashimiye ngo Imana ngo n'abantu ntiyabasha kubashimira ariko ni byiza cyane burya utashimiye Imana se umuntu wowe wamwishimira gute kandi umuntu atarakuremye reka ngirane rero ibanze kuri subscribe kandi kugira ngo tujye tubasha kwigisha neza ujye ukora na share kugira ngo n'abandi bantu babashe kuba bakumva ubutumwa bwiza babashe kuba bakumva iyobokamana ahangaha ntabwo rero tushingira ku idini rimwe amadini yose tugenda tuyakoraho ubu kano kandi tuba dufite Bible dufite Quran dufite Bibiliya n'ibindi bitabo by'iyobokamana byagiye byandikwa n'abashaka kubaza ibibazo bajya babyana ikibazo tukabasubiza ariko reka kuri screen yabo turaje iyo numero iri kuri screen hasi aho ngaho wajya ucishaho ubutumwa ukadukwandikira muri WhatsApp cyangwa se ukaba wajya naho ngaho ku kiganiro ukamanuka hasi maze kuri subscribe ugakora like ukahita ujya no kuri comment naho twaba twagusubiza neza cyane se cyangwa se ukaba watubwira n'abantu wifuza ko wasuhuza tukaba twabagusuhuza kuko buriya twebwe turi ijwi rya hose ajwadu oya gusuhuza ko nta yicano ni inyanja y'ibitekerezo no duhereza ibitekerezo gusa muri wa mwanya wo kuba twasuhuza inshuti nabo twajya tubacishirizaho ajwadu rero reka tugire dusoze gusa ikiganiro kigezaho kiryoshye ntibacike intege bakomeze bakitabire bagikurikirane 5 kwa 5 gusa uyu munsi bwo twanafashe igihe kinini ndashaka kubaha inkuru buriya cyane cyane ibi biganiro bijye binakurikirana urubyiruko kuko ahanini usanga ari byo inkingi ya mwamba kugira ngo bazabashe kugera kuri ibi byose usanga umuntu akura afite amashagaga cyangwa se afite indi mico n'imyitwarire yo kutibuka Imana cyane Asadu ibyo nkubwira ni ukuvuga ngo umuntu uri kumva iki kiganiro gerageza wigeragezeho ubwawe urebe sosiyete urimo niyikugira uwo uri we abantu babyumve nicaye hano muri studio kubera abandi bantu runaka kubera mwebwe kubera bamanaginga nanashimira abakunzi bacu bahora badukurikirana nyamuneka iki kiganiro mwegera abana mu kibumvishe mu buryo bwo kurera umuryango muzima uri kumva Asadu ni ukuvuga ngo igihe kimwe umwami yigeze gukoranya urubyiruko rw'abantu benshi arangije arababwira ngo ngiye kubabaza ikibazo ni mu gitsinda munyumve neza abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'urubyiruko muri rusange mu byumve ni ubutumwa bwiza buri SMS nziza aravuga ngo ngiye kubabaza ikibazo umuntu uri bugitsinde nzamuhemba ibihembo byinshi cyane barangije umwami umva ijambo yababajije Asadu yarababwiye ngo mugiye kunshakira ijambo rijya mwiyimeta iyi mfite mu kiganza ngo ku buryo iri jambo nzajya ndireba nkamwenyura naba narakaye nkamwenyura uri kumva ayo magambo umva neza ayo magambo umwami yarababwiye ngo mugiye kumigira ijambo rijya mwirimeta ku buryo nzajya ndireba mbabaye nkamwenyura uri kumva umwami ngo ku buryo nzajya ndireba ndi guseka nkarakara iryo jambo mugende muri mpigire ese muri twahise tubaha homework abakozi iryo jambo mugende muri mpigire muryandike muri comment muri mbwire uwo mwami abajije abo bana ese we uri kumva iki kiganiro iryo jambo ni irihe ninsubize ibihembo biteganyijwe birahari ubwo arandika muri comment arisubize niriba ari ryarashyiraho na nimero ye ubundi twebwe tuzamwihamagarira akaba ari homework y'umunsi cy'abana muri migire iryo jambo tuzareka reka rero tubasezere mwakoze cyane kudukurikirana abakunzi bacu kandi umuntu ushekano kanye nabanza kuri subscribe nawe iryo jambo agenda rihiga ryandike muri comment reka tugira ati mwari muri kumwe na Gasana Asadu ndetse na mugenzi wanjye
bita ajodo. reka tuzasubire ubutaha ciao ciao, tuzasanga izo SMS mwashyize muri comment zaje, reka dukurikirane ubutaha ciao ciao. It is so hard, I ain't got a fable.